maso Imana idufashe cyane. Hari igihe Imana yamuhaye ubutumwa irambwira ngo mbwira abantu ngo birinde kwanduzwa n'igihe. Turasabwa kwirinda kwanduzwa n'igihe. Bigaragara ngo duhagarire kigabo nka wa muririmbyi waririmbye ati nge ndi umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa. Ati Efurayimu ndamuzi, ati Isirayeli nawe ntabasha kunyihisha. Ati kuko wowe Efurayimu wakoze iby'ubumaraya. Muri Bibiliya zisanzwe za kera haranditse ngo wakoze iby'ubwamaraya, ngo Isirayeli nawe yariyanduje. Urubanza rero Efurayimu yari afite rwari urubanza rw'uko yasambanaga, n'urwo rubanza rwamuciye intege. Mbese bikaba byatuma yahagarara imbere y'abantu akumva ubwoba buraje, aciwe intege n'urubanza. Gutinyuka imbere y'abandi bikaba ikibazo kubera ko urubanza rwaramutsindaga. Ati wabona babimenye, ese ndavuga iki? Ndabwira iki abasambanyi? Nanjye umutima unshinja gusambana. Ndabwira iki abako inkozi z'ibibi? Nanjye umutima unshinja. Kandi bashishikajwe no gusahura iby'abandi, bashishikajwe no kwiba, bashishikajwe no kubeshyira abandi bashaka indamu. Abakiranutsi bo bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Ufite amatwi yumva yumve. Bazambara imyambaro bavunikiye, bazaba mu mazu biyubakiye, ntibazararikira amazu batubatse. Bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo, bazahinga amasambu baguze yabo ubwabo, batagiye kurarikira amasambu y'abandi. Bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo, ntibazifuza inka z'abandi, ntibazifuza intama z'abandi n'ubundi butunzi bw'abandi butari ubwabo. Bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Ndabasuje mu izina rya Yesu. Ndi mwene so muri Kristo Yesu, Pastor Yakabumbye Etienne. Nkaba nkorera umurimo w'Imana mu itorero rya Gasovu muri Paroisse ya Rundoyi. Ururembo rwacu n'urwa Rubavu. Akarere kacu na Karutsiro, intara ni y'Iburengerazuba. Nkaba ngira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Numvise umwuka w'Imana yashyize ku mutima wanjye, riboneka mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero, igice cya 4 umurongo wa 15 ndetse na 16. Magambo y'Imana aratubwira ngo ku murongo wa 15 haranditse ngo ntihakagira umuntu wo muri mwe ubabazwa bamuhora kwica cyangwa kwiba cyangwa gukora inabi yindi cyangwa kuba kazitereyemo. Murongo wa 16, ariko umuntu nababazwa azira kuba umukristo ntagakorwe n'isoni, ahubwo ahimbaza Imana kubw'iryo zina. Amen. Ndasoma n'umurongo wa 14 wo muri icyo gice cya 4. Haranditse ngo ubwo mubabazwa, ubwo mutukwa babahora izina rya Kristo, murahirwa kuko umwuka w'ubwiza abakurimwe niwe mwuka w'Imana. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana rifite intego ivuga ngo umuntu nababazwa azira kuba umukristo ntagakorwe n'isoni. Mbese iri jambo uraryumvise? Turasomye ngo ntihakagira umuntu wo muri mwe ubabazwa muhora kwica cyangwa kwiba cyangwa inabi yindi cyangwa kuba kazitereyemo. Ariko umuntu nababazwa bamuhora kuba umukristo ntagakorwe n'isoni, ahubwo ashima Imana kubw'iryo zina. Amen. Mbese ubyumvise ute? Ntarinjira mu busobanuro, ndagira ngo mbanze senga Imana kugira ngo ibe mu ruhande rwanjye, mbashe kugendana nayo ndetse n'ijambo ryayo ribashe kugira imbaraga. Imana data twese oraho, mu izina rya Yesu ngushimiye iri jambo nsomye, ngusabye imbaraga zo kurisobanura. Umwuka wera anyoboye, kuko ngiye nyine ntacyo byatanga, ariko nuba mu ruhande rwanjye imitima y'abanyumva irarushaho guhemburwa. Ube hafi yanjye kuva ntangiye kugeza nsoje, mbone kujya neza kwawe. Ntaba ari njye ugaragara, hagaragare wowe. Imana ushoboze guca bugufi icyubahiro kibi cyawe. Ngushimiye ko byumvise
nsenze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Dusomye ijambo ry'Imana riratubwira ngo ntihakagire umuntu wo muri mwe ubabazwa bamuhora kwica cyangwa kwiba cyangwa inabi yindi cyangwa kuba kazitereyemo. Ngo ariko umuntu nababazwa bamuhora kuba umukristo cyangwa se azira kuba umukristo, ntagakugwe n'isoni, kuko ngo ashima Imana kubw'iryo zina. Petero arakomeza ati ubwo mutukwa babahora Kristo cyangwa se babahora izina rya Kristo, murahirwa kuko umwuka w'ubwiza uba kuri mwe niwe mwuka w'Imana. Ubwo mutukwa babahora Kristo, bakaba batabahora kwiba, batabahora kwica, batabahora gusambana, batabahora kugira indi nabi yindi nko tubisomye, murahirwa ngo kuko umwuka w'ubwiza aba kuri mwe niwe mwuka w'Imana. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo rero bene data, iri jambo turiha agaciro, ntihakagire umuntu wo muri twe, nanjye ntasigaye nawe udasigaye, ntihakagire umuntu wo muri twe ubabazwa bamuhora kwica cyangwa kwiba cyangwa gukora inabi yindi cyangwa kuba kazitereyemo. Ahubwo umuntu wese muri twebwe ajya ababazwa ahorwa kuba umukristo, abe ari cyo kintu azira, abe yajya muri gereza azira kuba umukristo, atazira ko hari uwo yagiriye nabi, atazira ko yijanditse mu ivangura ry'amoko, atazira ko agiye mu banyeshyari, atazira ko hari uwo yashinje ibinyoma, hari uwo yabeshye yamuhimbira ibibi, ahubwo azira kuba umukristo. Imana tugenderere cyane. Nuko Petero aza kumenya ko imibabaro izabaho, abantu bakarengana mu buryo butandukanye, ndetse iyo usomye aho mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero igice cya 4 umurongo wa 19 usanga handitswe iri jambo ngo nuko rero abababazwa nk'uko Imana ibishaka nibabitse umuremyi wabo wo kwizerwa ubugingo bwabo bagumye bakore neza. Abababazwa nk'uko Imana ibishaka ni bande? Abababazwa nk'uko Imana ibishaka ni abazira gukiranuka, ni abazira kuba abakristo, batazira ko hari ikibi bakoze, ahubwo barenganijwe nk'uko na Yesu yabivuze mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 5 umurongo wa 10, aho yavuze ati hahirwa abarenganirijwe gukiranuka kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Abarenganirijwe gukiranuka batazize ko bibye, batazize ko hari uwo bagiriye nabi, barenganirijwe gukiranuka, aho bagira amahirwe. Imana idufashe cyane. Hahirwa abarenganirijwe gukiranuka kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Mbese unteze amatwi mwene data, mushiki wanjye uri kunyumva, nuko najya nsubire muri iri jambo ngo ntihakagire umuntu wo muri mwe ubabazwa azira kwica cyangwa kwiba, bamuhora kwica cyangwa kwiba cyangwa indi nabi cyangwa inabi yindi cyangwa kuba kazitereyemo. Ngo ariko umuntu nababazwa azira kuba umukristo, ntagakorwe n'isoni, ahubwo ashima Imana kubw'iryo zina. Paulo yandikiye Abafilipi abereka uburyo yagiriwe nabi, agashyirwa mu nzu y'imbohe, ariko abagaragariza icyo yazize. Aravuga hara mu rwandiko yandikiye Abafilipi igice cya 1 umurongo wa 12 na 13, aravuga ati bene data, ndashaka ko mumenya yuko ibyambayeho bitabereye ubutumwa bw'izi nkomyi, atahubwo byabushyize imbere. Ariko umurongo wa 13 mwiza cyane, aravuga ati kuko byamenyekanye no mu basirikare barinda Kaisari bose no mu bandi bose ko ari ku bwa Yesu naboshywe. Kuko byamenyekanye no mu basirikare barinda Kaisari no mu bandi bose ko ari ku bwa Yesu naboshywe. Birimenyekana mu bategetsi ko Paulo atazize ko hari indi nabi yagize, ko atazize ko hari uwo yatutse, ko atazize ko hari uwo yabeshyeye, ko yaba yarishe. Yazize ko ari izina rya Kristo yamamaza, abari ryazira. Nuko aravuga ati bene data, ndashaka ko mumenya yuko ibyambayeho bitabereye ubutumwa bw'izi nkomyi, atahubwo byabushyize imbere. Ati kuko byamenyekanye no mu basirikare
barinda Kayisari bose ko ari ku bwa Yesu naboshywe, no mu bandi bose yuko ari ku bwa Yesu naboshywe. Icyampa nawe bikamenyekana mu buyobozi bw'isi, bikamenyekana mu buyobozi bw'isi ko utazize ko hari ikibi wakoze, ko hari umugore wundi wararikiye, hari umugabo wundi se wenda, hari urugo rwa mugenzi wawe wasenye, abo ukaba warazize ko uri umukristo. Ati bene data, ndashaka ko mumenya yuko ibyambayeho bitabereye ubutumwa bw'izi nkomyi, bitabereye ubutumwa bw'izi nkomyi, ati ahubwo byabushyize imbere kuko byamenyekanye no mu basirikare barinda Kayisari bose, no mu bandi bose yuko ari ku bwa Yesu naboshywe. Bityo rero abanteze amatwi, ndagira ngo mbagire inama. Turi mu isi y'akaga, ariko dusenga Imana izadushoboze niba iminsi yo gutaha kwacu igeze, tuzatahe nta rubanza ruturiho. Ntituzazire ko hari uwo twagiriye nabi, ntituzazire ko hari abishyize mu ivangura ry'amoko bahagarara ku turere n'ibindi, ahubwo tuzazire ko turi abakristo. Icyo nitukizira tuzaba tugira amahirwe, kubera ko tuzaruhuka kandi tukagera ku byasezeranijwe. Hahirwa abarenganirijwe gukiranuka, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Nongere nsubire muri iri jambo ngo nuko rero abababazwa nk'uko Imana ibishaka. Birumvikana twumva uburyo hirya no hino mu mahanga, muri Kongo Kinshasa, ndetse no muri Ukraine, no muri Ukraine n'ahandi, muri Somalia n'ahandi, uburyo abantu bicwa, abantu bagirirwa nabi. Ariko amahirwe ari kubarenganirizwa gukiranuka, kubapfa nta rubanza rubariho, abo bagira amahirwe. Efurayimu Imana imuvugaho uburyo yagize urubanza, kubera ko ngo yari yaritwaye nabi, urubanza rumuca intege. Nk'uko dusoma hariya mu gitabo cya Hoseya igice cya 5:11 ngo Efurayimu atwazwa igitugu, ngo yaciwe intege n'urubanza, yaciwe intege n'urubanza. Bigaragara ngo ijambo ngo yaciwe intege n'urubanza, ni ukuvuga ngo rero buryo umuntu atinyuka imbere y'abandi aruko nta rubanza rumuriho. Ariko iyo umuntu acibwa urubanza n'umutima we, wenda ko yasambanye, wenda ko yibye, cya gihe abantu batangiye gusaka bati murebe ko mwabisanga kwa kanaka, umuntu akaba umutima ukamushinja ko yaba ari uwo mubiba, atangira gutekereza ati ko wabona babimenye, ariko biterwa n'iki? Nuko urubanza nyine ruri kumutsinda, ngo yaciwe intege n'urubanza. Bene data, ndagira ngo Imana idufashe, mbega tugerageze kwirinda, tugire umutima utaducira urubanza, nuko bishoboka tuzazire gukiranuka, nk'uko umwanditsi w'igitabo cy'imigani yabivuze mu gice cya 28. Igitabo cy'imigani igice cya 28 umurongo wa mbere, aho yavuze ati umunyabyaha ahunga ntawe umwirukanye, atari ku mukiranutsi ashira ubwoba nk'intare. Umukiranutsi impamvu ashira ubwoba nk'intare nuko nta rubanza ruba rumuriho. Avuga ati uko biri kose ninapfa ndaba ndenganye, niba nangirira nabi ndaba ndenganye, nta rubanza rundiho. Imana idufashe cyane. Hahirwa abarenganirijwe gukiranuka, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Umunyabyaha ahunga ntawe umwirukanye. Bigaragara ngo niba umunyabyaha niba ariho amaraso y'utariho urubanza, amaraso yamenye y'utariho urubanza, nibwo yumva wenda hakomye akantu gato, ati wabona ari abaje kumfata, wabona baramenye ko ari njye wishe kanaka, ari njye wishe nyirakanaka. Nuko dusomye ngo Efurayimu atwazwa igitugu, ngo yaciwe intege n'urubanza. Mbese urubanza rwamuciye intege ni urubanza ruvuga ngo iki? Aho muri Hoseya igice cya 5:3 niho Uwiteka avuga ati Efurayimu ndamuzi, ati Isirayeli nawe ntabasha kunyihisha, ati kuko wowe Efurayimu wakoze iby'ubumaraya. Muri Bibiliya zisanzwe za kera haranditse ngo wakoze iby'ubwamaraya, ngo Isirayeli nawe
yariyanduje. Urubanza rero Efuremu yari afite rwari urubanza rw'uko yasambanaga, n'urwo rubanza rwamuciye intege, mbese bikaba byatuma yahagarara imbere y'abantu akumva ubwoba buraje, aciwe intege n'urubanza. Gutinyuka imbere y'abandi bikaba ikibazo, kubera ko urubanza rwaramutsindaga. Ati wabona babimenye, ese ndavuga iki? Ndabwira iki abasambanyi? Nanjye umutima unshinja gusambana. Ndabwira iki inkozi z'ibibi? Nanjye umutima unshinja. Nuko aravuga ati, nako buhanuzi buravuga ngo Efurayimu atwazwa igitugu, yaciwe intege n'urubanza. Mbese yatwazwaga igitugu n'iki? Yatwazwaga igitugu n'umubiri we. Burya umubiri we wagutegetse uba wagutwaje igitugu. Ngusabe rero mwene data, usaba Imana imbaraga zo kubaho nta rubanza umutima ugucinja, cyangwa se nta kimutima ugushinja, uzaba ugira amahirwe. Yohana arandika ati bakundwa, imitima yacu nitaducira urubanza turatinyuka imbere y'Imana. Mu rwandiko rwa mbere yanditse igice ni icya 3 umurongo wa 21, ati bakundwa, niba imitima yacu itaducira urubanza turatinyuka imbere y'Imana. Ariko niba imitima yacu iducira urubanza ruzaduca intege, urubanza nawe ruzaguca intege. Niba umutima wawe ukurega ugucira urubanza ruzagutsinda, ruguca intege, rutume mbega udatinyuka imbere y'abandi, bitume uterwa n'ubwoba, utangira gushaka aho uhungira kandi nta wakwirukanye, naho umutima watangiye kugucira urubanza, mbega watangiye kugushinja. Nk'uko dusoma mu gitabo cy'Imigani igice cya 28 umurongo wa 17, Imigani igice cya 28 umurongo wa 17, ngo umuntu uremerewe n'amaraso y'uwo yishe, uremerewe n'amaraso y'uwo yishe azahunga bicyohe kandi ntawe uzamutangira. Umuntu uremerewe n'amaraso y'uwo yishe. Mwe bene data, abantu barashimishwa no kumena amaraso y'abandi, ariko amaraso naremera, abenshi bazahura n'akaga. Abantu bashimishwa no kwica inzirakarengane, ariko amaraso mwibuke ko igihe kigera karemera. Nuko uyu mwanditsi w'Imigani aravuga ati umuntu uremerewe n'amaraso y'uwo yishe azahunga bicyohe kandi he kugira umutangira. Nkaba ngira ngo rero abanteze amatwi mube maso, maze bishoboka iri jambo muri agaciro, ngo ntihakagire umuntu wo muri mwe ubabazwa bamuhora kwica cyangwa kwiba cyangwa indi nabi cyangwa kuba akazitereyemo, ngo ariko umuntu nababazwa azira kuba umukristo ntagakorwe n'isoni. Uzababazwa atazira kwiba, atazira kwica, atazira kugirira abandi nabi, atazira gushinja abandi binyoma, ntagakorwe n'isoni, ngo azashima Imana. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye, ndetse riratubwiye ngo ubwo mutukwa babahora izina rya Kristo murahirwa, kuko umwuka w'ubwiza aba kuri mwe, niwe mwuka w'Imana. Uyu mwuka niwe wabaye kuri Sitefano ubwo abantu bamwicaga, bamurenganije, bakamwicisha amabuye azira ubusa, azira gukiranuka. Nk'uko tubisoma mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 7, iyo usomye mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 7 uhereye ku murongo wa 54 ugakomeza kugeza ku murongo wa 60, usanga uyu Sitefano kubera ko nta rubanza rwari rumuriho yarapfuye neza, ndetse mu gihe bamukurubanaga bamugiziza ubusa. Haleluya! Ngo Sitefano ngo aza kubona ubwiza bw'Imana, ngo abone umwana w'Imana yicaye iburyo bwa se. Byatewe n'iki? Nuko yari yishwe arenganye, nta rubanza rumuriho. Ahubwo wasoma aho mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 6 umurongo wa 8, ugasanga haranditswe ngo Sitefano wari wuzuye ubuntu bw'Imana n'imbaraga, ngo yakoraga mu bantu bitangaza n'ibimenyetso bikomeye. Yari yuzuye ubuntu bw'Imana, nta kindi cyabaga mu mutima we
yari yuzuye ubuntu bw'Imana, yazize ubuntu bw'Imana bwari muri we, yari yuzuye ubuntu bw'Imana n'imbaraga, maze kubera ubuntu bw'Imana bwari muri we ngo yakoraga mu bantu ibitangaza n'ibimenyetso bikomeye. Bityo bene data, hamwe n'iri jambo dusomye, tumenye ko kugira ngo ibitangaza n'ibimenyetso bibajyane natwe, nituhagarara imbere y'abantu, imitima ya benshi ihumurizwe, ikomezwe, ntabwo bizaterwa n'iterabwoba twakoresheje tuvuga. Ntabwo ari idini, ntabwo ari isura, si amashuri, ahubwo bizaterwa n'ubuntu bw'Imana buzaba buri muri twebwe. Gusa aho ngendereye n'aha ngaha ni ukumenya Sitefano yazize iki. Imana idufashe cyane. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 6 umurongo wa 15. Uwo murongo wa 15, kubera ko Sitefano yishwe nta cyaha kimurega, nta rubanza rumuriho, biranditswe ku murongo wa 15 ngo abicaye mu rukiko bose bamutumbiriye babona mu maso ha Sitefano hasa n'aha marayika. Abicaye mu rukiko nubwo bamurenganyaga, nubwo barimo bamucira urwo gupfa, ariko ntibamwishe babona ari umunyabyaha, ngo bamwishe babona mu maso he hasa n'aha marayika. Imana idufashe cyane. Ni wa mwuka w'Imana wari muri we. Imana idufashe cyane. Dore ko nibundi dusoma ko abantu bamushinjije ibinyoma, bamuhimbiye ibinyoma, ariko aho mu byakozwe n'intumwa nyine igice cya 6 wa murongo wa 8 wo twawusomye, wa 9 uravuga ngo ariko abantu bamwe bo mu isinagogi y'Abanyakurene ndetse n'Abanyakirikiya, ngo ariko bamwe bo mu isinagogi y'Abarubertino n'Abanyakurene n'Abanyakirikiya ngo barahaguruka bajya impaka na Sitefano. Nuko wakurikirana ugasanga n'umurongo wa 10 ngo nyamara ntibabasha gutsinda ubwenge n'umwuka bimubamo. Ntibabasha gutsinda ubwenge n'umwuka bimuvugisha. Murumva, ntibabasha gutsinda ubwenge n'umwuka bimuvugisha. Hari igihe abantu bagira uburiganya bagatsinda ariko badatsinze, ahubwo batsindishirijwe n'uburiganya, babeshye bagahimba ibintu bagaturaho. Ariko Sitefano we ngo yatsindishirijwe n'ubwenge n'umwuka byamuvugishaga, ngo ariko ntibabasha gutsinda ubwenge n'umwuka bimuvugisha. Imana imfashe nanjye, umwuka wera n'ubwenge aba ari byo bijya bimvugisha, kugira ngo mbashe gutsinda Satani, mbashe gutsinda imigambi y'umubi, ntsindishije ubwenge n'umwuka. Imana idufashe cyane. Nuko maze wa murongo wa 15 turasomye ngo abicaye mu rukiko bose bamutumbiriye babona mu maso ha Sitefano hasa n'aha marayika. Ntibamwishe babona asa n'umupagani, ntibamwishe babona asa n'umujura, umwicanyi n'abandi, ahubwo bamwishe babona ngo asa na marayika. Uramenye Imana igufasha unteze amatwi, ntuzapfe bavuga ati yewe nubwo apfuye ntawe yarataniye natwe, nubwo apfuye yari inkozi bibi, yewe azize ibyo yakoze. Imana igufashe cyane. Nkwifurije guhirimbanyira gukiranuka, nibura bari kuzazira, nibiba ngombwa ko ugirirwa nabi, uzazire gukiranuka. Ntukazire kwica, ntukazire kubeshyira abandi, ntukazire gushinja mwene se ibinyoma, ntukazire kwiba n'izindi ngeso mbi zitandukanye. Uzazire ko wakiranutse, uzabugira amahirwe. Imana idufashe cyane. Mbese unyuranyumva neza. Muririmbyi araririmba wa 200 mu ndirimbo zo gushimisha Imana, araririmba ati umwami agabye ingabo ze kurwana n'ibyaha, ati umugaba n'umwana we, intwari ye ninde, intwari ye ninde. Arakomeza tuyikorera umusaraba, ugendane nawe mufatanye imibabaro, nuko intwari ye. Maze Sitefano mvuzeho ngo Sitefano yakubiswe kubw'uwo mwami we. Ntabwo yakubiswe kubera kugira nabi, yakubiswe kubw'uwo mwami we.
Imana idufashe cyane. Maze ngo yasabiraga abanzi be ubwo bamwicaga. Nuko umuririmbyi arakomeza ati ubwo yaragihagaze yabaye intwari ye, ngo bamwicishije amabuye areba mu ijuru. Imana itugire neza cyane. Uyu Sitefano nizere ko wakurikiranye iherezo rye, ukamenya ko atazize ingeso ze mbi, atazize ko ari uwo yagiriye nabi, yazize gukiranuka. Ngo Sitefano yaje gupfa kubw'umwami we. Nuko ngo yasabiraga abanzi be ubwo bamwicaga. Nuko uyu muririmbyi arakomeza ati ubwo yaragihagaze yabaye intwari ye, ngo bamwicishije amabuye areba mu ijuru. Nuko rero uyu muririmbyi yarakomeje ati batwikwaga mu muriro abaziraga gukiranuka, ati baranabambwaga, babicishaga n'inkota n'intwari za Yesu. Gusa ageze ku gice cya nyuma aza ati zaciye mu mibabaro nuko zizamukirayo, ati mwamudufashe natwe duca aho baciye. Haleluya! natwe dufashe duca aho baciye. Uyu akunganirana n'ijambo umwanditsi w'Abaheburayo cyangwa se umwanditsi wandikiye Abaheburayo igice cya 13 umurongo wa 7 yanditse aravuga ati mwibuke ababayoboraga kera bakababwira ijambo ry'Imana, muzirikane iherezo ry'ingeso zabo, mwigane kwizera kwabo. Mwibuke ababayoboraga kera, muwo mwibuke na Sitefano, mwibuke na Petero, mwibuke n'izindi nzirakarengane zagiriwe nabi, na Yohana wamaze igihe kinini cyane afungiye ku kirwa cya Patimo, nta kibi kimuriho, ntawe yagiriye nabi, azira guhamya Kristo. Maze bishoboka nje nawe aba ariko tumera. Mwibuke Daniel washyizwe mu rwobo rw'intare, akararamo, nta kibi kimurega, azira guhamya Imana. Saduraka na Meshake na Abedinego bajugunye mu itanura ry'umuriro bazira guhamya Imana. Hahirwa abarenganirijwe gukiranuka kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Yosefu nawe ashyirwa mu nzu y'imbohe azira kwanga gusambana na nyirabuja. Bigaragara ngo nawe yazize gukiranuka. Bityo rero Imana idufashe twese tuzirikane ubu butumwa duhawe. Hahirwa abarenganirijwe gukiranuka kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Nuko nongeye mvugira ijambo ngo ntihakagira umuntu wo muri mwe ubabazwa bamuhora kwica cyangwa kwiba cyangwa inabi yindi cyangwa kuba kazitereyemo. Ariko umuntu nababazwa azira kuba umukristo ntagakorwe n'isoni, ahubwo ashima Imana kubw'iryo zina. Nuko wongera ukiri ijambo ngo ubwo mutukwa bahora Kristo, ubwo mutukwa bahora izina rya Kristo, murahirwa kuko umwuka w'ubwiza aba kuri mwe. Ati niwe mwuka w'Imana. Amen. Nuko bityo rero Imana idufashe cyane. Nuko tuzirikane iri jambo turiha agaciro. Nuko umugaragu w'Imana Pawulo nawe ati bene data, ndashaka ko mumenya yuko ibyambayeho bitabereye ubutumwa bw'izi nkomyi. Impamvu bitabereye ubutumwa bw'izi nkomyi, ntabwo byamubayeho hari ikibazize. Ubundi bivuga ngo uyu mukristo agiye kwiba bakaba bamufata bakamufunga bamuziza kwiba, bibera ubutumwa bw'izi nkomyi. Bati na wa murokore yibye, na wa muntu witirirwa izina rya Yesu yahangaye gukora iki cyaha, iyo witirirwa izina rya Yesu yasambanye bakamufata. Icyo gihe rero bitukisha izina ry'Imana. Ariko iyo azize gukiranuka, ni ukuvuga ngo ntabwo bibera ubutumwa bw'izi nkomyi. Abantu bavuga batararenganye, ariko Imana izamurenganura kubera ko arenganye. Nuko Pawulo ati bene data, ndashaka ko mumenya yuko ibyambayeho bitabereye ubutumwa bw'izi nkomyi, atabwo byabushyize imbere, kuko byamenyekanye no mu basirikare barinda Kayisari bose yuko ari kubwa Yesu naboshywe. Ni nayo mpamvu yageze ku murongo wa 20 mu Bafilipi igice cya 1 murongo wa 20 aravuga ati kuko ntegerezanye ibyiringiro yuko ntazakorwa n'isoni z'ikintu cyose,
ahubwo nzajya ngira ubushizi bw'amanga bwose buzatuma Kristo akomeza gukuzwa n'umubiri wanjye iteka ryose, nk'uko bimeze ubu nubwo nabaho cyangwa nubwo napfa. Nuko rero bigaragara ngo Imana idusange idushoboze guhagarara nka Pawulo. Ibizatubaho ntibizatubeho hari ikibi twakoze, ntibizabera ubutumwa bw'izi nkomyi, ntibakagufunge bakuziza ko wararikiye umugore wa mwene so, ntugafungwe bakuziza ko wasenye urugo rwa mugenzi wawe, ntibakagufunge bakuziza ko wagiye kwiba wararikiye iby'abandi. Ntukazire ko hari uwo watutse, ahubwo uzazire ko uri umukristo. Nibikubaho gutyo ni ukuri ntugakorwe n'isoni, kuko hahirwa abarenganirijwe gukiranuka, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Bityo rero bene data, ndashaka kurangiza ngira ngo dusenge Imana idushoboze kuba maso muri iki gihe. Dore iki gihe tugezemo kirimo ibintu byinshi cyane byanduza ubugingo bwa benshi. Urabe maso ibizabaho bibaye muri iyi si yacu. Impinduka zigenda ziboneka ntizizakwanduze, usanga ubugingo bwawe burahangirikiye cyangwa burahakomerekeye, burahapfiriye. Imana igufashe cyane, uzahagarare kigabo nk'umugaragu w'Imana. Yobu wavuze ati ubugingo bwanjye buracyari buzima. Nawe abari kuzahagarara kugeza ubwo uzavuga uti ingoma zahinduka, ubugingo bwanjye buzaba buzima. Imana idufashe cyane, ntukabe umukristo hategeka kanaka ngo ejo ntihategeka undi umupagani. Maso Imana idufashe cyane. Hari igihe Imana yamuhaye ubutumwa irambwira ngo mbwira abantu ngo birinde kwanduzwa n'igihe. Turasabwa kwirinda kwanduzwa n'igihe. Bigaragara ngo duhagarare kigabo nka wa muririmbyi waririmbye ati nge ndi umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa. Bigaragara ngo urasabwa kuba umukristo, hategeka umwirabura, hategeka umuzungu, uzaba umukristo. Ntukabe umukristo ubutegetsi ari ubwa kanaka ngo ejo niba ubwa kanaka uba umupagani. Urabe maso, ntukiyandurishe ibigenda bibaho. Byo bikuti ndi umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa. Ni kumuririmbyi yaririmbye ati nge ndi umukristo mpora mbihamya, ati naho igihugu cyose cyanseka, naho igihugu cyose cyanseka. Imana idufashe cyane. Mbese ubyumvise ute mwene data ko ngira ngo ndangize hanyuma dusenga Imana? Nifuje kukubwira ngo ntihakagira umuntu wo muri mwe, nongere byo ntihakagira umuntu wo muri twe ubabazwa bamuhora kwica cyangwa kwiba cyangwa gukora inabi yindi cyangwa kuba kazitereyemo, ngo ariko umuntu nababazwa bamuhora kuba umukristo, azira kuba umukristo, ntagakorwe n'isoni. Kuba kazitereyemo bisobanuye ni ukwivanga, kwishyira mu bitakureba. Ujye umenya uti nge ndi umukristo, mbese ku buryo wubahiriza iri jambo Pawulo yandikiye Abakorinto mu rwandiko rwa kabiri yandikiye Abakorinto igice cya 6 umurongo wa 16. Mbere yuko nahavuga ndayo manze nkubwire ngo Imana yarambwiye ngo irashaka kubona itandukaniro hagati y'inzu yayo n'andi mazu. Ari ku itariki 12 z'ukwezi kwa 8 2022, cyo gihe hari kuwa gatanu, rirambwira tuzambwira itorero ngo ndashaka kubona itandukaniro hagati y'inzu yanjye n'andi mazu. Ubwo rero umuntu abaye kazitereyemo biba bisobanuye ngo inzu y'Imana ntabwo yagize itandukaniro hagati yayo n'andi mazu. Biba bisobanuye ngo umukristo yakoze iby'abapagani bakora, umukristo yagiye kwivanga. Imana idufashe cyane. Ariko iri jambo nuriha agaciro ryo mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto, urwandiko rwa kabiri yabandikiye igice cya 6 umurongo wa 16, nuriha agaciro bizatuma utiyandurisha iby'iki gihe. Ho dusanga handitswe iri jambo ngo mbese urusengero rw'Imana rwahuza rute n'ibishushanyo bisengwa, ko turi urusengero rw'Imana ihoraho. Nk'uko Imana yabivuze iti nzatura muri bo
ngendere muri bo, nzaba Imana yabo, nibo bazaba ubwoko bwanjye. Aba rero nibo bihanangiriza cyangwa se nibo bihanangirizwa ngo ntihakagire umuntu wo muri bo ubabazwa, bamuhora kwica cyangwa kwiba cyangwa gukora indi nabi cyangwa inabi yindi cyangwa kuba kazitereyemo. Yesu nadufashe cyane. Bigaragara ngo kuba umukristo ntabwo bikuraho kubabazwa, ariko urasabwa kutababazwa uzira gukora icyaha. Uzababazwe nibura uzira kuba umukristo, ari icyo uzira gusa. Uzabugira amahirwe, ntukazire ko wagiye gusahura iby'abandi, ntukazire ko wagiye kutura mu nzu tubatse. Imana idufashe cyane. Wararikiye bitari ibyawe, ube maso, ahubwo uzubahiriza iri jambo Yesaya yavuze mu gitabo cya Yesaya, mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 3:10, ngo muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza, kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Abakiranutsi bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Kandi bashishikajwe no gusahura iby'abandi, bashishikajwe no kwiba, bashishikajwe no kubeshyira abandi bashaka indamu. Abakiranutsi bo bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Ufite amatwi yumve. Bazambara imyambaro bavunikiye, bazaba mu mazu biyubakiye, ntibazararikira amazu batubatse. Bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo, bazahinga amasambu baguze yabo ubwabo, batagiye kurarikira amasambu y'abandi. Bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo, ntibazifuza inka z'abandi, ntibazifuza intama z'abandi n'ubundi butunzi bw'abandi butari ubwabo. Bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Bityo rero nkabangira ngo Imana ibafashe, nuko muzirikanira ijambo ngo mbese urusengero rw'Imana rwahuza rute n'ibishushanyo bisengwa, ko turi urusengero rw'Imana ihoraho. Nkuko Imana yabivuze iti, nzatura muri bo, ngendere muri bo, nzaba Imana yabo, nibo bazaba ubwoko bwanjye. Bibiliya y'Igifaransa ikavuga neza iri jambo ngo quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles, car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles, car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Mes frères et sœurs, sachez que nous sommes l'habitation de l'Éternel, nous sommes la maison de Dieu, nous sommes la maison du Dieu vivant, comme dit la parole de Dieu. Et j'espère que vous me suivez. Et nizere ko munkurikiye nuko iri jambo ngo quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles, car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Nuko rivuga iri jambo kandi nubuhe bumwe cyangwa nubuhe mubano urusengero rw'Imana rufitanye n'ibishushanyo bisengwa, ko turi urusengero rw'Imana ihoraho. Bibiliya y'Icyongereza yo ikavuga ngo and the water agreement has the temple of God with the idols, for we are the temple of the living God. As God has said, I will dwell in them and walk among them, and I will be their God, and they shall be my people. Which is to say that we are the house of the Lord. We are not the house of the devil. I believe that you follow me. Nuko iri jambo riratubwiye ngo and the water agreement has the temple of God with the others, for we are the temple of the living God. As God has said, I will dwell in them and walk among them, and I will be their God, and they shall be my people. Nuko rivuga ngo mbese n'ubuhe bumwe urusengero rw'Imana rufitanye n'ibishushanyo bisengwa, ko turi urusengero rw'Imana ihoraho. Nkuko Imana yabivuze iti, nzatura muri bo, ngendere muri bo, nzaba Imana yabo, nibo bazaba ubwoko bwanjye. Nizere ko munteze amatwi, bityo rero mureke twubahiriza iri jambo. Petero abo yandikiye n'abakristo, iri jambo nanjye ndaribwira abakristo abitirirwa izina rya Yesu,
abo yandikiye tumva rero kubabazwa kuzabaho nibyo, abantu bazarengana, bamwe bazashyirwa mu mazu y'imbohe. Biragaragara atariko ntihakagire umuntu wo muri mwe ubabazwa azira kwica cyangwa kwiba cyangwa inabi yindi cyangwa kuba akazitereyemo. Atahubwo umuntu nababazwa azira kuba umukristo ntagakorwe n'isoni. Mu gitabo cy'ibyahishuwe ariho ngiye kurangiriza igice cya 2 murongo wa 10, ibyahishuwe igice cya 2 murongo w'10 handitswe iri jambo ngo ntutinye ibyo ugiye kuzababazwa, dore Satani agiye gushyirisha bamwe muri mwe mu nzu y'imbohe kugira ngo mubabazwe, kandi muzabara iminsi 10 mubabazwa, ngo ari kujya ukiranuka uzageze kugupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Haleluya! Icyo jambo raryumvise neza ngo ntutinye ibyo ugiye kuzababazwa, dore Satani agiye gushyirisha muri mwe bamwe muri mwe mu nzu y'imbohe kugira ngo mugeragezwe. Ariko ageze arakomeza ati kandi muzamara iminsi 10 mubabazwa, atari kujya ukiranuka uzageze kugupfa. Ntuzavuga uti cyagiye narakiranutse ndabizira none ngo ukiranirwe. Oya, uzajya ukiranuka uzageze kugupfa. Mureke rero dusaba Imana idushoboze gukiranuka kugeza kugupfa. Nitubabazwa tuzababazwe duhorwa gukiranuka. Nizere ko mwanteze amatwi. Nuko rero abababazwa nk'uko Imana ibishaka, abababazwa nk'uko Imana ibishaka, nk'uko nabivuze mu kanya, murumva hirya no hino imidugararo, hirya no hino akaga, ariko ababazwa nk'uko Imana ibishaka. Mu bihugu bitandukanye turumva inkuru mbi zitandukanye, nko muri Kongo Kinshasa, muri Somalia, hirya muri za Pakistan, muri za Afghanistan, muri za Syria, ndetse na hariya muri Ukraine n'ahandi hatandukanye. Ariko abagira amahirwe n'abababazwa nk'uko Imana ibishaka, bisobanuye ngo n'abapfa nta rubanza rubariho, aho bagira amahirwe. Tugiye gusenga Imana rero ngo idushoboze gukiranuka kugeza kugupfa. Uko gukiranuka niba ngombwa tuzakuzire, ariko tutazize gukiranirwa. Niba ngombwa ko igare ryanjye riza nzazire gukiranuka, niba ngombwa ko igare ryawe riza uzazire gukiranuka, kandi niba ngombwa ko upfa nyine uzapfe nta rubanza rukuriho, kuko n'urupfu rusanzwe nabwo abatazicwa bazapfa, ntawe uzahoraho. Imana itugenderere cyane. Gusa icyo tugomba gutinya ni urupfu rwa kabiri, nirwo tugomba gutinya. Naho ubundi urupfu rusanzwe twese turarutegereje, cyangwa se ruradutegereje, urupfu rusanzwe. Niyo mpamvu umwanditsi w'igitabo cy'ibyahishuwe aho mu gice cya 2 murongo wa 11 yavuze ati ufite ugutwi niyumva iby'umwuka abwira amatorero, atunesha ntacyo azatwarwa n'urupfu rwa kabiri. Dusenga Imana. Ndizera ko abanteze amatwi mwamaze kumva, buri wese nahirimbanire gukiranuka kugeza kugupfa, yaba umugabo yaba umugore, yaba umuhungu yaba umukobwa. Twese nicyo dusabwa. Nituramuka tuzize gukiranuka tuzaba tugira amahirwe. Reka dusenga Imana. Imana Data twese horaho, ndagushimye mu izina rya Yesu. Urakoze kubwira ijambo kunze kumvuga. Tanga imbaraga abo wahaye agakiza, udushoboze kugakomereramo. Iminsi yacu nigera yo gukurwa muri uyu mubiri, tuzazire ko twakiranutse, ntituzazire ko twakiraniwe. Ntazagire uwo muri twebwe ubabazwa ahorwa kwica, azira kwiba, azira gusambana, azira kugira nabi, kuba akazitereyemo. Ahubwo ngo uzababazwa ngo azazire kuba umukristo. Nyamuneka ibyo ngibyo uzabidushoboze. Kandi niba bibaye ngombwa ko iminsi yacu igera, kuko ntabwo bivuze ngo abapfa nabishwe gusa, nta utazapfa, ariko uzadushoboze gupfa dukiranuka kugira ngo tuzabashe guhabwa ikamba ry'ubugingo nk'uko ijambo ryawe ribitubwiye. Nuko bishoboze Mana umuryango wanjye, bishoboze abitirirwa izina ryawe bose, bishoboze inshuti zanjye aho washimye ko baba inshuti zanjye baba ababyeyi. Nyamuneka ndabasengeye
ngo ubashoboze gukiranuka kugeza ku gupfa mu izina rya Yesu. Gira icyo ukora rero, maze muri twebwe ubutumwa bwiza nabo buzageraho. Nyamuneka uzatanga imbaraga abantu bahimbanira gukiranuka bazageze ku gupfa kugira ngo bazahabwe ikamba ry'ubugingo. Ndagushimiye kubyumvise, ngo bana natwe gushaka kwe gukoreke. Nsenze nizeye mu izina rya Yesu, amen.